Muraho neza ndabasuhuje. Njye ubasuhuza nitwa Pacifique. Mwitaburo murabonamo umunyamakuru wa siporo uzwi cyane, uzwi nk'umusesenguzi bita Rugaju Rigani. Rugaju Rigani niwe munyamakuru wa siporo winjiza amafaranga menshi kuruta abandi banyamakuru ba siporo mu Rwanda. Muri wowe uhise wibaza impamvu Rigani ukiri muto mu itangazamakuru wahita winjiza amafaranga menshi kuruta abamazemo igihe. Bahaye ikaze, menya byinshi kuri Rugaju Rigani, impamvu yinjiza amafaranga menshi cyangwa se impamvu ituma arusha abanyamakuru bose ba siporo mu kwinjiza amafaranga menshi. Ikaze. Umuntu ugeze kuri channel bwa mbere, kora subscribe kugira ngo uzabone n'ibindi biganiro tuzagera tukugezaho. Rugaju Rigani ni umunyamakuru kuri RBA. Nimvuga RBA nyumve Radio y'u Rwanda gusa na televiziyo y'u Rwanda hayikoraho. Hakora kuri Radio y'u Rwanda ndetse agakora kuri televiziyo y'u Rwanda. Urumva ako nta kandi kazi gatandukanye. Rugaju Rigani saho gusa akora, kuko akora no muri Kigali Universe, inzu y'imyidagaduro muri Kigali Universe. Ako nta kandi kazi. Aha gatatu, Rugaju Rigani afite kompanyi za betting ebyiri akoramo. Rugaju Rigani saho gusa akoraho, kuko afite na YouTube channel nayo iramwinjiriza. Saho gusa, kuko Rugaju Rigani muri izo kompanyi zerekana imipira za Canal Plus, za Star Time na za DSTV, muri ibyo bigo ari bitatu afite ikigo akorera naco gimuhemba amafaranga full time ya buri kwezi. Saha gusa akora, kuko Rugaju Rigani afite ikindi kigo cy'imyuga gikomeye mu Rwanda abereye brand ambassador. Icyo ni ikigo gikomeye cy'imyuga no mu Rwanda. Rugaju Rigani saho gusa akora, kuko afite n'ahandi hamwinjiriza amafaranga. Rugaju Rigani hari abantu bashinzwe gushakira visa zo kujya hanze. Rugaju Rigani naho akoramo ashakira abantu visa bo kujya hanze mu bindi bihugu. Rugaju Rigani ni umuherwe, afite amafaranga ku buryo kubera ko kazi kose Rugaju Rigani asigaye akora kagiye kamuteranya n'abantu benshi ku mihanda, baramuvuga koko. Ubaze ahantu Rugaju akora ugateranya n'igiteranyo cy'amafaranga yaba yinjiza, wasanga ari menshi cyane, kuko ahantu hamake akora bamwemba 500 y'amanyarwanda. Aha menshi ni nka miliyoni 2 z'amanyarwanda. Uteranyije wasanga Rugaju Rigani yinjiza nka miliyoni 12 ku kwezi. Urumva na amafaranga menshi. Ubu muri wowe uhise utekereza impamvu Rigani atarongora kandi yinjiza amafaranga menshi. Oya, ntabwo ibyo Rigani atekereza. Rigani afite intego yo kuba umuherwe, agakuba inshuro 12 ku rwego agezeho. Ibyo hakomeje kubigeraho cyane, kuko mu minsi mike aherutse kugirana amasezerano n'ikigo gicuruza telefoni ndetse n'iby'ikoranabuhanga. Naho aherutse kugiramo amasezerano, hagiye kuza hababera brand ambassador nabo atababamariza. Muri bazi impamvu Rugaju Rigani bamukunda kugira ngo ababere brand ambassador, nta kindi nukubera YouTube channel. Abantu bamurebye kuri channel yiwe Rugaju Sport TV, n'umuntu uzi kwamamaza, arashoboye, habifitiye ubushobozi. Niyo mpamvu ibigo byinshi bimukunda ngabibere brand ambassador. Niba unyamuhoza ngira undi muntu bishoboye umunyamakuru muri siporo urusha Rugaju, bishire muri comment nimba uzi umunyamakuru waba umurusha mu gusesengura amakuru y'imikino hano mu Rwanda. Hoya nawe, yewe nzi neza ko Rugaju Rigani ari umunyamakuru wa mbere mu Rwanda. Niba hari unduzi mushire muri comment. Uyu Rigani abantu benshi bamuziho ku kintu cyo kuzamura undi cyangwa se gufasha undi cyangwa se kuzamura abandi muri rusange. Ni umunyamakuru ugira umutima mwiza wo gufashanya. Rigani Rugaju ni umuhungu wavukiye mu Gasyata mu mujyi wa Kigali. Yize amashuri makuru na kaminuza
higamo umwuga w'itangazamakuru. Ubu Rugaju Rigani niwe musesenguzi wa mbere mu gihugu mu makuru ya siporo. Rugaju Rigani harakunzwe. Kuba bamuhitamo bakamuha akazi ni ukubera asesengura neza cyangwa se azi kwamamaza neza. Ibyo byose bigatuma bamwishimira bakamuha akazi. Ndagushimiye wa kuri iki kiganiro. Ndagusaba gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo uzabone ibiganiro ubyiza tuzanyara tukugezaho ubutaha. Wowe ugera kuri channel bwa mbere ni wowe mbwira. Kora subscribe, like, share and comment kugira ngo ubutaha tuzabane neza. Ndabashimiye. Ntuzacikwe n'agace gakurikira ka Rugaju Rigani. Tuzagenda tubacukumbira tubarebere n'ahandi akora, tuzagenda tubabwira kuko amafaranga agenda minjiraho umunsi ku munsi. Ibigo bigenda bimukunda bikamuha akazi. Ubu ngubu nta minsi mike yashira adasinye mu kindi kigo bakamuha akazi. Ibyo byose tuzabikurikirana. Ndabashimiye, murakoze cyane.